ushobora kuba aribwo byumvise, ariko abakinnyi ba Real Madrid ni bamwe mu bitwaye neza kurusha abandi muri iki gikombe cy'isi. Atuye umusivili azanye ibiki? Kylian Mbappé ageze ku bitego 16 amaze gutsinda muri rushanwa ku myaka 27 gusa y'amavuko. Uri kumva icyo kintu? Ndetse ikinyamakuru cya sport cyamwise umwami w'igikombe cy'isi, umwami. Nubwo akiri muto cyane ugereranyije na Lionel Messi, papa mukubwa, ariko aracyakurikirana agahigo k'ibitego byinshi byatsinzwe mu mateka y'igikombe cy'isi nkaho yabigize intego ye bwite. Ku rundi ruhande, Vinícius Júnior wahoze anengwa bavuga ko adakina neza iyo atambaye umwambaro wa Brazil. Guys, amaze guhindura ibyo abantu bamuvugagaho cyangwa se bicaraga bakamutekerezaho. Yabaye umukinnyi wa gatanu mu mateka ya Brazil utsinze igitego muri buri mukino w'itsinda. Atsinda ibitego 4 mu mikino 3 gusa. Abandi bane babigezeho ni Jorginho byari mu 1970, Romario mu 1994, Rivaldo na Ronaldo byari 2002 ejo bundi. Ikindi gitangaje nuko ubu Brazil yegukanye igikombe cy'isi muri buri mwaka aho abakinnyi babikozemo. Mu mikino 3 gusa Vinícius yamaze gusibanganya kimwe mu byo yakundaga kunengwaho cyane. Uti ni ibiki? Hari kandi Jude, kandi biroroshye cyane kwibagirwa ko afite imyaka 22 y'amavuko gusa. Ubu numwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane b'Ubwongereza kuko amaze gutsinda ibitego 2 anatanga umupira wavuyemo igitego kimwe mu mikino 3 y'itsinda. Mu mukino wahuje Ubwongereza na Croatia yatsinze igitego nyuma yo kwihereza umupira wenyine akava hagati mu kibuga, yongera kwereka isi impamvu Real Madrid yamutanze akayabo k'amafaranga menshi. Mu mukino wakurikiyeho bahuyemo na Panama, yongeye gutsinda igitego anatanga umupira mwiza wavuyemo igitego cya Ariko. Ibi byatumye aba umukinnyi ukiri muto kurusha abandi mu mateka y'Ubwongereza utsinze igitego akanatanga umupira wavuyemo ikindi mu mukino umwe w'igikombe cy'isi. Yanageze ku mikino wa 50 akinira igihugu cye akiri muto kurusha undi wese. Arenga ku gahigo kari gafitwe na Wayne Rooney, the legend in the football. Ariko abo bose ni bamwe mu bakinnyi bari kwigaragaza cyane muri ruhago ku isi. Buri wese arimo gukina neza iyo yambaye umwambaro w'igihugu cye. Ariko ikibazo gitangaje nuko bose bakinira Real Madrid. Nyamara iyo bahuye muri ikipe usanga bidakunze kubaho ko bose bakina neza icyarimwe. Ibyo si ikibazo cyo kutamenyerana gusa, ahubwo hari ikintu kimwe gikomeye kibitera. Hari abavuga ko ibi byose byari bisanzwe biteganyijwe, ariko icyo gitekerezo ntabwo ari cy'abantu benshi bari bafite. Mu mpeshyi za 2024 ejo bundi Real Madrid yari maze kwegukana shampiyona ya Espagne n'igikombe cya Champions League. Jude Bellingham yarasoje umwaka we wa mbere udasanzwe atsinda ibitego 23 akina hagati mu kibuga. Vinícius nawe yari hafi gutwara Ballon d'Or nyuma y'imyaka myinshi bagerageza kumusinyisha. Amaherezo babonye Kylian Mbappé. Icyo gihe hafi ya buri muntu wakurikiranaga ruhago yavugaga ibintu bibiri gusa: ko Real Madrid igiye kuba ikipe idatsindwa cyangwa se igiye kurusha izindi zose imbaraga ku buryo amarushanwa azatakaza uburyohe. Ndetse icyo gihe Toni Kroos, Luka Modric bari bamaze gutwara Champions League yabo ya 6, basoza ibihe by'igitangaza basize amateka iyo kipe itazigera yibagirwa. Ibintu byatangiye guhinduka. Mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 Real Madrid ntabwo yatwaye igikombe na kimwe. Hari igihe yanageze ku mwanya wa 17 mu makipe yarahagaze nabi muri Champions League. Vinícius yagize umwe mu myaka mibi kuva yagera muri ikipe Real Madrid. Jude Bellingham yahoraga yimurwa hagati mu kibuga, agashyirwa mu myanya itajyanye n'ubuyobozi bwe cyangwa se ubushobozi ashaka. Mbappé nawe hari aho byamusabye kwiga gukina nk'umwataka wo hagati aho kuba ku ruhande yakundaga. Uri kumva icyo kintu? Mu mwaka wakurikiyeho ibintu byarushijeho kugorana ku mpande zombi. Nubwo Mbappé yakomeje gutsinda ibitego byinshi kandi Vinícius akagenda agaruka ku rwego rwe, ariko ubwumvikane hagati y'abakinnyi ndetse n'icyizere cy'ikipe muri rusange ibi byatangiye kugabanuka cyane. Iki kibazo cyarenze uburyo bwo gukina kuko hari ababonaga iki kibazo nyamukuru ko atari abakinnyi bafite imikinire idahuye gusa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, uyu mukinnyi Jude Bellingham ubwe avuga ko bigora gukinisha abakinnyi babiri bose bakunda gukina ku ruhande rw'ibumoso, cyane cyane iyo bombi bashaka gukorera mu gace kamwe k'ikibuga. Nyuma yo kugenda kwa Toni Kroos, iki kibazo cyarushijeho gukomeza kuko nta mukinnyi uri muri ikipe Real Madrid washoboraga
gusimbura neza uburyo umukinnyi yatangaga imipira. Ushobora gutanga ingero z'abakinnyi benshi cyangwa Jordan ubwe, ariko nta n'umwe ushobora gukora ibyo uyu mugabo yakoraga. Yoreraga cyane abari imbere kuko icyo basabwaga gusa cyari ugukata berekeza aho bashaka umupira. Carol Ancelotti we yagerageje gukemura icyo kibazo, aho abakinnyi yagerageje kubahereza ubwisanzure bwo kwimuka aho bumva bashobora n'ubundi gufasha ikipe. Ariko iyo abakinnyi batatu bose bakunda gukinira mu gace kamwe, birangira aho rugomba guhindura uburyo bwe bwo gukina kugira ngo habeho gahunda isobanutse. Niba urebye uko bakinira mu bihugu byabo usanga ibintu bitandukanye cyane. Mu Bufaransa Mbappé atangira rutayizamu wo hagati, ariko akenshi ava hagati akerekeza ibumoso agakururira ba myugariro aho kugira ngo afungure inzira ya Cosme Dembele cyangwa abandi bakinnyi bateye ubwoba. Umutoza Didier we yubatse ubusatirizi bwose bw'ikipe ye kuri ubwo buryo bwo guhinduranya imyanya. Mbappé yimuka mu buryo udashobora gutekereza Dembele agahita azi icyo nakita muri uwo mwanya asize icyuho akagikuramo, abandi bakinnyi bakabyaza umusaruro umwanya uba ufunguye kuri bo. Uwo mukino uba woroshye ariko uteye ubwoba kuko wanatumye Ubufaransa buba mu makipe yatsinze ibitego byinshi muri iryo rushanwa kubera iyo tekinike. Vinícius nawe iyo yakiniye Brazil yerekana impinduka zigaragara udashobora kwisubiraho ngo uvuge ngo kubera iki umuntu yakoze ibi. Nubwo umutoza we Carlo amuzi neza, ntabwo akina nk'uko amukoresha muri Real Madrid. Mbere yakundaga kuguma ku ruhande agaca kuri ba myugariro akinjiza umupira cyangwa se akagerageza gutsinda, ariko bakunze kwinjira hagati akegera izamu kurushaho ndetse akibanda ku kurangiza uburyo bw'ibitego aho kuba utanga imipira gusa. Muri Brazil nta wundi mukinnyi uhora ushaka gukina muri ako gace nka Mbappé, bityo bikamworohera cyane. Jude Bellingham nawe niko bimeze. Akiri mu Borussia Dortmund yari umukinnyi wo hagati uzenguruka ikibuga cyose afasha ubwungarizi akanubaka ibitero. Ageze muri Real Madrid umutoza yamushyize imbere akinira inyuma y'abarutayizamu kandi byatanze umusaruro udasanzwe. Ariko Mbappé amaze kugera muri Real Madrid umwanya wa Jude yari yaratangiye kwigarurira warahindutse, byabaye ngombwa ko asubira inyuma hagati mu kibuga, ndetse hari n'igihe Ariko yahabwaga inshingano zo gukina hafi y'izamu kurusha we. Mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ho ibintu biratandukanye. Umutoza Thomas amukoresha nk'umukinnyi ukina inyuma y'abarutayizamu kandi akamuha ubwisanzure busesuye. Ashobora kumanuka hagati mu kibuga gufasha kubaka umukino, gutwara umupira werekeza imbere cyangwa se ukinjira mu rubuga rw'amahina ukarangiza ikintu gisa nkaho cyari gitegerejwe nk'igitero cyari cyanze kuboneka kikavamo ibitego. Nta wundi mukinnyi umwambura izo nshingano, ari nabyo bituma ashobora kwerekana impano ye uko yakabaye. Nkuko ibintu bihagaze ubu, Jude niwe mutoza uha umwanya wa mbere mu bakinnyi bakina inyuma y'abarutayizamu. Niba urebye abo bakinnyi uko ari batatu, hari ikintu kimwe bahuriyeho: iyo bakinira ibihugu byabo buri wese aba afite inshingano imwe isobanutse yagenewe we wenyine. Ikindi nuko nta wundi mukinnyi uwo murusha cyangwa se umwegereye muri uwo mwanya, ibituma buri wese ashobora gukina umukino we wese ntawe abangamiwe nawe. Ariko muri Real Madrid ibintu biratandukanye. Aba bakinnyi uko ari batatu bafite ubushobozi bwo gukina mu gace kamwe k'ikibuga ndetse bose bagakina neza cyane. Niba umupira unyuze kuri bo, bose bifuza ko ari bo bayobora umukino, bityo bikaba bigoye cyane ko bose bagaragaza ubushobozi bwabo icyarimwe. Mbappé na Vinícius bakunda gukinira ku ruhande rw'ibumoso. Jude Bellingham nawe ashobora gukina hafi yaho bitewe n'imiterere y'umukino, kandi Vinícius ntabwo ashobora gukina nk'uko akina muri Brazil igihe imbere ye hari rutayizamu umeze nka Mbappé ushobora gukora neza byinshi nk'ibyo nawe akora. Iki rero si ikibazo cyo gukemurwa no guhindura uburyo ikipe ikina cyangwa se guhindura imyanya y'abakinnyi gusa. Ahanini ni ikibazo cy'imiterere y'abakinnyi bafite n'uburyo impano zabo zisa mu buryo butandukanye. Ni nk'aho umuntu yashyira ku meza amafunguro aryoshye cyane yose icyarimwe, buri kimwe kikaba gifite uburyohe bwacyo, ariko kubirya byose icyarimwe bigashobora guteza ibibazo aho kubyishimira. Ari wowe se? Uyu mutoza Carlo yagerageje gushaka igisubizo ariko ntibyataza umusaruro wari witezwe. Zabi nawe yagerageje kubikemura ariko nawe byaramuguye kuva mu ntangiriro. Iyo ushatse ko abakinnyi batatu b'ibihangange bahindura imikinire yabo kugira ngo bahuze, byanze bikunze hari abumva batakibona umwanya ubakwiriye mu kibuga ngo besurane kave. Zabi Alonso yagerageje gukoresha uburyo bwa ba myugariro bane, abakina hagati batatu n'abasatira batatu, agamije guhereza Mbappé na Vinícius buri wese uruhande rwe. Anagerageza guhuza Talent Alexander-Arnold
muri uwo mukino. Jude Bellingham nawe yasabwe gusubira inyuma gato n'ubundi mu kibuga kugira ngo afashe gusimbura icyo cyuho cyasizwe na Toni Kroos, ariko byose ntibyatanze umusaruro. Birashoboka ko bari gukenera igihe kinini kugira ngo abakinnyi babimenyere, ariko ibintu ntibyagenze uko byari byitezwe. Ubu Jose Mourinho ageze muri Real Madrid, ni ibintu bigaragara ko azahura n'ikibazo gikomeye. Agomba guhitamo niba azubakira ku buryo bw'umutoza Carlo yakoreshaga cyangwa se akagerageza gukomeza ibyo Xabi Alonso yari yaratangiye. Mu by'ukuri ubundi buryo busigaye ni ugutandukanya bamwe muri aba bakinnyi kugira ngo buri wese abone umwanya umworoheye. Ni impamvu bitangaje kubona abakinnyi bakomeye ba Real Madrid bari gukina ruhago nziza cyane iyo bambaye imyambaro y'ibihugu byabo. Buri wese aba arimo kwigaragaza mu mujyi itandukanye, akinana n'abandi bakinnyi batandukanye kandi akina mu buryo bworoheye. Abafana bareba buri wese ukwe, bakareba urwego rudasanzwe akiniraho, urubanza rukagenda gutyo. Ibi byose byerekana ko ikibazo atari ubushobozi bwabo ku giti cyabo, ahubwo ikibazo nyamukuru ni uburyo bwo gutuma impano zabo zikurira hamwe mu ikipe imwe. Nibura kugeza iri rushanwa rirangiye bagasubira muri Real Madrid, icyo kibazo kizaba gitegereje igisubizo. Igisakuzo cyo kumenya uburyo Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham bashobora gukina bose ku rwego rwabo rwo hejuru icyarimwe kiracyafunguye, kandi kugeza ubu nta muntu urabona igisubizo nyacyo. Ariko ikibazo gikomeye kurushaho nuko uko igihe ikipe igizwe n'abakinnyi bose bashaka kuba aribo bashingirwaho umukino, biba ngombwa ko hari umwe cyangwa se babiri bemera kugabanya umwanya wabo kugira ngo ikipe ifashe kurangiza imikinire neza no kuyiringaniza. Nicyo kibazo Real Madrid ihanganye nacyo muri iki gihe. Ntabwo ari uko Mbappé adashoboye cyangwa se Vinícius atari umukinnyi, wa mukinnyi watinyongwa na ba myugariro ndetse na Jude Bellingham ntacyo yatakaje mu bushobozi bwe, ahubwo nuko impano zabo zose zishingiye ku kuba aribo bahabwa uruhare runini mu kubaka no kurangiza ibitego bikinjira gutyo. Niba urebye amakipe akomeye uburyo cyagiye yegukana ibikombe byinshi mu mateka, usanga buri mukinnyi yari azi neza inshingano ze. Mu bihe Real Madrid yitwaraga igatwara ibikombe byinshi, Karim Benzema yari azi umwanya we, Vinícius akamenya icyo asabwa, Luka Modric na Toni Kroos bakubaka umukino, Casemiro akarinda ubwugarizi. Nta mukinnyi wageragezaga gukora inshingano z'undi. Ni impamvu ikipe yakoraga nk'imashini ifite buri gice gikora akazi kacyo kandi neza. Ubu ibintu byarahindutse. Mbappé ashaka kwisanzura ava hagati akajya ibumoso, Vinícius nawe niho yumva yakina neza kurusha ahandi. Jude akifuza kuzamuka hafi y'izamu kugira ngo asinde cyangwa se atange imipira ivamo ibitego. Niba ibi byose babikoze icyarimwe hagati mu kibuga, urumva hasigara iki? Ni icyuho, ubusatirizi bukagongana, kandi ba myugariro b'indi kipe bakabona akazi kaboroheye kuko bamenya aho ibitero byose biri buve. Ibi nibyo bituma rimwe na rimwe ubona Mbappé atsinda ibitego byinshi ariko ikipe ntisinde umukino, cyangwa Vinícius agakina neza ariko Jude nabona umwanya igihe cyiza cyo kugaragaza impano ye. Hari n'igihe Jude aba ari we ukina neza kurusha abandi, ariko Mbappé cyangwa se Vinícius bakabura imipira ihagije yo gukoresha. Iyo umwe amurika akenshi undi aba yagabanyije uruhare rwe, niko nabivuga. Niyo mpamvu umutoza mushya asabwa kuzafata icyemezo gikomeye. Agomba kubanza kwibaza niba ashaka kubaka ikipe ishingiye ku mazina y'ibyamamare cyangwa se niba ashaka kubaka ikipe buri mukinnyi yemera kugira ngo ibyo yigomwa ku nyungu z'ikipe yose bigerweho. Birumvikana ko amakipe akomeye yubakwa n'ubwumvikane kurusha amazina. Niba nta gihindutse, ikibazo kizakomeza no mu mwaka utaha. Abafana bazakomeza kubona aho abakinnyi bakinira ibihugu byabo ku rwego rwo hejuru barangiza amarushanwa mpuzamahanga bashimirwa n'isi yose, ariko bakagaruka muri Real Madrid ubona bari guhura n'ikibazo kimwe, kumenya uburyo bwo guhuza impano eshatu zidasanzwe mu ikipe imwe. Icyakora niba hari ikintu gitanga icyizere ni uko aba bakinnyi bose bakiri bato nabyo bishimwa. Mbappé ari mu myaka myiza y'umukinnyi, Vinícius nawe aracyafite imyaka myinshi yo gukomeza gutera imbere, Jude akaba ari we muto cyane. Ibi bivuze ko igihe kigihari cyo gushaka uburyo bwiza bwo guhuza impano zabo zo guhatanira umwanya umwe, ibintu bikagerwaho. Niharamuka habonetse uburyo buri wese akina neza mu nshingano zimworoheye kandi akamenya kugira ibyo yigomwa ku nyungu z'ikipe, Real Madrid ishobora kongera kuba ikipe itinywa n'uwo ari we wese ku mugabane w'Uburayi no ku isi yose. Ariko nibidakorwa, bizakomeza cyangwa se bazakomeza kugira abakinnyi beza ku giti cyabo, nyamara batsindwe no kubyaza umusaruro izo mpano zose mu ikipe imwe
icyo nicyo gisubizo nyacyo kizagena niba Real Madrid izasubira ku ngoma yayo cyangwa se niba izakomeza kuba ikipe ifite abakinnyi b'ibitangaza ariko idashobora kubyaza umusaruro ubushobozi bwayo bwose. Ariko hari n'ikindi kintu abantu benshi batitaho. Mu mupira w'amaguru kugira abakinnyi beza kurusha abandi ntabwo bita bisobanurwa ko ushobora kuzagira ikipe nziza kurusha izindi. Hari amakipe menshi yagerageje guhuriza hamwe ibyamamare byinshi pe, ariko bikarangira atageze ku byo yari yitezweho. Impamvu nuko ikipe ikomeye yubakwa n'uburyo abakinnyi buzuzanya aho kubakwa n'ubwinshi bw'abakinnyi bafite impano zisa. Uyu munsi ikibazo cya Real Madrid ntabwo ari ukubura ibitego cyangwa se kubura abakinnyi bafite ubuhanga. Ikibazo ni ukumenya uwakagombye kuba inshingano cyangwa se ishingiro ry'umukino. Ese umupira ugomba kubanza kunyura kuri Mbappé? Ese Vinícius niwe ukwiriye guhabwa umudendezo wo gutangiza ibitero, cyangwa se Jude niwe ukwiriye kuba umutima hagati mu kibuga? Niba ibisubizo by'ibi bibazo bitumvikanwaho neza, ikipe itangira gukina nk'abakinnyi 11 bafite intego zitandukanye aho kuba umutwe umwe w'ikipe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ubona Mbappé agaruka hagati gushaka umupira kandi Jude nawe yamaze kuhagera. Vinícius nawe aba ategereje ko umupira umugeraho ku ruhande akunda gukiniraho. Mu gihe abo bose bashaka gukorera hamwe mu gace kamwe, burumvikana ubusatirizi burazibana, imipira nigere ku bakinnyi ku gihe maze amahirwe yo gutsinda akaba make. Niba urebye uko bakinira ibihugu byabo usanga buri wese afite abamufasha gukora ibyazi neza kurusha ibindi. Mu Fransa bagenzi ba Mbappé bazi neza igihe agomba kuva hagati akajya ku ruhande. Muri Brazil Vinícius ahabwa umwanya uhagije wo gukoresha umuvuduko n'ubuhanga bwe. Mu Bwongereza Jude yemererwa kuzenguruka ikibuga hose atikanga ko hari undi mukinnyi uri bumwambure inshingano ze. Ibyo bituma buri wese agaragaza impano ze zose yivuye inyuma nta kintu atinye na gike. Ariko muri Real Madrid buri wese aba ashaka gukora ibyo asanzwe akorera igihugu cye. Niho ikibazo gitangirira. Nta mukinnyi uba ushaka kugabanya uruhare rwe, kandi si ukubera ubwibone gusa, ahubwo nuko buri wese aba azi neza ko hari mu bakinnyi beza ku isi uyu munsi ifite. Iyo ufite abakinnyi batatu bumva ko ari bo bagomba kuyobora umukino, umutoza aba afite akazi katoroshye cyane ndugu. Mu by'ukuri umutoza mushya asabwa gufata ibyemezo bishobora kuzashimirwa na buri wese. Birumvikana ko ari igihe ashobora gusaba gusimbura umwe mu bakinnyi mu mikino imwe n'imwe cyangwa guhindura burundu inshingano z'umwe muri bo. Ibi bishobora gutuma bamwe batishima, ariko rimwe na rimwe ibyo byonyine bituma ikipe ibona umusaruro. Amateka ya ruhago yerekanye ko amakipe yatwaye ibikombe byinshi atari amakipe yari afite amazina akomeye gusa tuzi, ahubwo yari afite n'abakinnyi bemeraga gukorera hamwe. Nubwo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Bari, Luka Modric, Toni Kroos bose bari ibyamamare, buri wese yari azi igihe cye cyo kwigaragaza n'igihe cyo gukorera we. Iki nicyo cyatumye Real Madrid yegukana ibikombe byinshi bya Champions League. Niyo mpamvu igihe iki gikombe cy'isi kizarangira, abafana bazabifuza kureba niba Mbappé azakomeza gutsinda nk'uko yabikoze mu Fransa, niba Vinícius azakomeza umuvuduko n'icyizere yagaragaje muri Brazil, ndetse niba Jude azakomeza kuba umutima wo hagati nk'uko yabigenje mu Bwongereza. Ariko ikibazo nyamukuru kizakomeza kuba kimwe: ese abakinnyi bazashobora kongera kwitanga ku nyungu z'ikipe kurusha izabo bwite? Niba igisubizo ari yego, Real Madrid ishobora kongera gusubira ku rwego rw'ikipe itinywa n'isi yose. Ariko niba buri wese azakomeza gushaka kuba ari we ugaragaza kurusha abandi icyo akeneye cyangwa se icyazi, ikipe izakomeza kuba ifite bamwe mu bakinnyi beza ku isi ariko ikomeze kubura ibikombe bikomeye. Ibi ni byo bizerekana niba impano zidasanzwe z'aba bakinnyi zizahindura amateka akomeye cyangwa se niba zizaguma ari impano zigaragarira cyane iyo buri wese yambaye umwambaro w'igihugu aho kuba uwa Real Madrid. Ariko ngende Karekezi Isa, wibuke kuduflowinga no gukora subscriber kugira ngo ibitekerezo cyangwa se buri kintu cyose dushyizeho mujye mukibona.